Mwiriwe neza abakurikiye Kamukama TV Rwanda, nongeye naje nka Keira wanyu, ntabwo nari mperutse ariko naje nzanye n'umutumirwa nawe utari umushyitsi w'umusangwa mwari mumenyereye ariwe Kamukama. Muraje mubibone mu kanya. Uyu munsi dufite ibintu byinshi tugiye kuganira kandi byiza, zankundira ubikurikirane kugira ngo urebe ko hari icyo wakuramo. Ikintu cya mbere tugiye kuganira ni uburyo abagore cyangwa abakobwa bakoresha kugira ngo bayobore ubuzima bw'abagabo mu buryo butari bwiza. Murumva icyo kintu uburyo kimeze, uburyo abagore cyangwa abagabo bakoresha kuyobora abagore cyangwa abakobwa bakoresha kuyobora abagabo mu buryo butari bwiza. Icyo kintu tugiye kwakira umutumirwa wacu ariwe Kamukama, tumuha n'ikaze abanza basuhuza, hanyuma anadusobanurira kuri ino nsanganyamatsiko dufite uno munsi. Twakwakiriye. Arakoze cyane Keira, urakoze ni ukuri, urakoze kunyakira muri studio za Kamukama TV Rwanda. Uravuze ngo mbaganirire ku buryo abagore cyangwa abakobwa bakoresha kugira ngo bayobore amarangamutima y'abagabo mu buryo butari bwiza. Nawe urabizi ko bihari kandi ariko nabuze uburyo babigenza. Ujye byumva babivuga. Njya numva babivuga ariko ujye byumva babivuga ariko ntabwo ubizi. Tugiye kubiganiraho rero. Ibyo bintu rero umbwajije mu Cyongereza bavuga to manipulate and control someone. Ubwo rero tugiye kuganira kuri how women can manipulate and control the feelings of men. Sibyo? Uko abagore babasha kuyobora amarangamutima y'abagabo mu buryo butari bwiza. Ikintu cya mbere abagore buri abakoresha n'abahanga bagira ikintu bita emotional blackmail. Emotional blackmail ni iki? Ni ugufata ibitekerezo by'umuntu ukabiyobora mu buryo wumva wowe ushaka aho biganisha, we akaba atagishoboye kuganisha amarangamutima hashaka, ahubwo agahora akuyobora. No kuvuga ngo iki? Umugore afite ubushobozi cyangwa hari abenshi bagira ubwo bushobozi, akaba yaza akaba yakoresha umugabo ikintu watari yatekereje. Reka dufate urugero. Umugore ashobora kuza yiriza, noneho yamara kwiriza wowe ukavuga uti wabaye iki mama, noneho muri cya girimo kumbaza icyo yabaye akaba ari bwa gukubita ingingo kugira ngo wagere ku cyo yashakaga. Icyo nicyo bita emotional blackmail. Dufate urugero. Ashobora kuza ukamuhamagara uti uze kunsura, mwahura akaza acecetse ubona atavuga, naho we yatagetinza aragushaka 50, ariko araza kubibona gute? Waba ukivuga ariko se kutishimye imeze bite? Mama ararwaye ubu rwose nabuze amafaranga yo kumujyana kwa muganga, keretse mbonye amafaranga nahita njya muri mood. Ubwo rero twebwe abagabo icyo duhita tuvuga kugira ngo mood yisubiremo vuba batakwicira gahunda, ako kanya 50 yakwita kuri mobile money, nawe akakubeshya ngo yashyereje nyina kandi akabereza nk'umugenzi we akaza kuyamuha. Nuko bajya badufata abagabo twaragowe rega. Ntabwo mbyumva ariko none se ubwo byashoboka gute? Ubu ariko ndumva yaba ari umutubuzi, ahubwo waba ufite wahageza ahubwo nibo batubuzi nakubwiraga. Wabyumvise vuba? Ntabwo ari mwebwe, ntabwo ari bose, ntabwo ari mwese, navuze bamwe na bamwe. Hari abagira urukundo, hari abagira urukundo rw'ukuri, ariko abo ngabo baba batubuwe. Ikintu cya kabiri bano bantu bakora offering sex as a gift. Bumva impano ya mbere baguha ari uko mukora imibonano mpuzabitsina. Uracyari umwana muto, ntabwo imibonano mpuzabitsina ari impano. Nkorera iki ndaguha? Ibyo bintu ntuzabigeme wa mwana. Ibyo nanone ari abakobwa babyifashisha cyane, igitsina gore. Ariko si bose, ntabwo, kuko mu bagore harimo mama, mu bagore harimo umugore wanjye, mu bagore harimo mushiki wanjye nkawe. Rero mvuga abagore taza kuvuga ngo ni bose, ndavuga abatubuzi nk'uko babivuze. Wakoresha izina ryiza cyane, wakoresha izina ryiza cyane, none akajya kubwira ati nunkorera iki ndaguha, nungurira ikanzu nzaguha, noneho ugasanga ibyo akubwira byose igihemba azaguha nuko muzakora imibonano mpuzabitsina. Uwo muntu ntabwo ari urukundo. Nose kucyo ayiguhereza nka gift ugakomeza ugakora ibyaha. Nyine ni za ntege nkeya z'abagabo, nose twagira duti ni ntege nkeya z'abagabo Keira, intege nkeya z'abagabo rwose.
hanyuma impamvu ya gatatu excessive compliments, ahora agutaka birenze. Uri umugabo mwiza, uri bogari, ngiye nkunda ukuntu uvuga, iyo utambutse numva binkora mu mutima, akagutaka bikomeye. Urabizi kubwira umuntu ngo wambaye neza, urasa neza ni ibintu bisanzwe koko yambaye neza, ariko kugera ubwo uvuga ngo uratambuka ngo urangandagira mu mutima, bihari ugushaka kwica amarangamutima y'umuntu. Noneho ugasanga umuntu nawe yabyimbye kubera ko bavuga ngo ni bogari. Rero abo batubuzi bavuga bakoresha izina ryiza cyane, abo bagore bakora icyo kintu cyo gutaka abagabo mu buryo burenze cyane. Ikindi bahora babwira abagabo ngo nukora iki urabunyeretse ko nkunda. They always ask men to prove that they love them. Kavuga uti mana we numerekeza tukajyana aha na ndamenya ko nkunda, ubwo ukamuherekeza. Igitangaje ntabwo anyurwa, ejo arongera ngo numerekeza mu bukwe bwa mubyara wanjye nzamenya ko nkunda we, ukamuherekeza mu bukwe bwa mubyara we. Ejo akongera mana we nunsurira mama ahantu tukajyana nzamenya ko nkunda. Nuvuga ngo ibintu byose abikubwira kugira ngo umwereke ko umukunda. Noneho ugahora wigura. Iyo rero ukundana n'umuntu by'ukuri Kayira, niba mwaravuganye ngo ndagukunda, biba bihagije. Ntabwo uhora umubwira ngo nitujyana aha ndamenya ko nkunda, nungurira iki ndamenya ko nkunda, mana we nukora iki ndamenya ko nkunda. Noneho ugasanga umugabo ahora yigura. Ikindi they make dramatic statements. Urabona drama y'amafilime, amateatere n'ibindi. Noneho ngo bahorana statement cyangwa imvugo, imvugo zihora zikwereka ibintu by'ibitangaza. Reka dufate urugero, ibaze muravuganye kuri telefone ukumva umukobwa arakubwiye, mana we gejo ninakubona no kurya sinzarya umunsi wose, nzabwirirwa sheri. Waba wageze akazi kenshi utamuhamagaye, nukuri guhera cyagiye utaramamagara ntabwo ndongera kurya. Sibyo bintu bibaho. Imana ishimwe ubwo utabizi, nihagira musaza wawe ukubwira ngo sheri yambwiye ngo yananiwe kurya kubera tutavuganye, uzamubwira ute brother, uwo ni umutubuzi. Those are dramatic statements ziri excessive. None se Kayira wari wakundana n'umuntu ataguhamagara kurya bikakunanira? Ngo ntaketse ntashonje. Ariko n'abagabo hari ababikoresha abakobwa, ugasanga umugabo, ariko abagabo bo ntabagome cyane, abamaze kurya haze yanabisize, yarangiza akabwira umukobwa ati sheri kurya byananiye kubera ko naguheruka. Ese umukobwa bivuga atabiriye. Nabo nuko nuvuga ngo rero ujye uganiriza abasaza bawe cyangwa bakurikirana kino kiganiro batazagwa muri uwo mutego. Umuntu naka kubwira ngo yananiwe kurya kubera ko wabuze, ngo nawe ubigendereho uvuga uti ndica umwana w'abandi kubera sinamuhamagaye none yabwiriwe cyangwa yaburaye. Those are dramatic statements zigaragaza how women manipulate and control men. Indi point yindi, they always say they are joking. Ikintu cyose agukoreye iyo umweretse ko utishimye ahita akubwira ngo nakinaga. Dufate urugero, muhanye gahunda ngo duhure saa 8, aje saa 9 cyangwa aje saa 10. Avuga ariko se kubera iki duhana gahunda ukayica? Ahita agira cyo kwigwendeka, karanze akabwira ngo sheri nendaga kureba ko warakara. Ejo mwakongera mwahana gahunda, dufate urugero ukamubwira uti yenda wamuhaye password ya account yawe, umuhaye agakarita ngo ugende ukureho 20. Waje kubona muri message baguhaye ko havuyeho 30. Hase shiri ko naguhaye 20 kumbona wakuyeho 30. Hani nagira ngo ndebe ko warakara, nagira ngo ndebe kunyizera. They always say they are joking. Ibintu byose bahora bajoking. Ka point kandi kari serious. Mwabahungu mwagaga point mugakurikira. The use of tears, gukoresha amarira. Ibintu byose akiranje akarira. Twebwe abagabo rero ntabwo twakwihanganira, bijya bitugora kwihanganira kuri abakobwa barira cyangwa umugore. Ntabwo umukobwa kubona amarira y'umukobwa cyangwa umugore, ureranja ikiteye amarira ukagikemura. Noneho ibintu byose akoresha amarira. Noneho wa mukobwa uhora ibintu akubwira yarwaye ararira. Abari inkunguzi. Umaze kumbwira amagambo birakomeye, uri umunyarwanda udasanzwe. Abatubuzi none uzanye n'inkunguzi.
rero uwo mukobwa uhora ibintu byose akubwirisha amarira, sheri ndarwaye, wajya kumukumva ararira, ugatangira ubaye iki, umutwe meze nabi, ndapfuye, mama ararwaye ameze nabi, gasaza kanjye bakirukanye none sinzi uko biri bugende, ejo nendaga kujya Kampala none mbuze itike yiwe ndapfuye, ibintu byose agakoresha amarira kugira ngo agukontorore. Kira izo ngingo zose tuvuze ntabwo nahamya ko yaba ari umukunzi wawe, yaba ari ikindi agushaka. nawe wamaze kubyumva, wamaze kubyumva ko wari umutubuzi. Hanyuma izo nizo ngingo nakubwiraga, kandi nkaba ngira ngo bagenzi bawe urungano ujye ubigisha banyure mu nzira nziza yo gukunda, bareke gufata amarangamutima abagabo mu buryo butari bwo. Sinzi niba hari rero ikibazo. namwe bagabo mugatume babakora ibyo bintu, mujye mubaseriye, mumenye ko uwo muntu ukora ibyo bintu hari ikindi agushaka hatari urukundo gusa. Hari igihe yaba ntabwo afite rega buriya, nabyo birashoboka. ariko uwo mukobwa aragoye, ubundi uwo mukobwa abahora ntabwo mbeze ariko wa mukobwa nimba ubaho uteye ubwoba. Ngira ngo mwabyumvise ukuntu bimeze, birakaze. Yego ko mwa bakobwa mwe n'abagore ndumva dukaze pe, gusa ndumva nta muntu ninziranye nawe ukora ibyo bintu, ariko wowe ubikora ukaba uharisha bagufatiye imyanzuro, abahungu baraje n'abagabo babireba, uzongera gukora amafaranga se indi mitwe ibingibi yapfuye byarangiye. Ndumva ari ibyo ngibyo. Marasamari noneho yaze gusoza avuga kore subscribe gutya, ubwo n'igitangira ako ni iyi ngiyi ugiye kugira, iyi ngiyi kiraza ukwacu naka twavugaga. Hanyuma rero Keira, mu buryo bwo gusoza kino kiganiro nagira ngo nsubiremo abagabo neza mu buryo izo ingingo twaganiragaho ko zimeze. Twaganiriye ko abagore bajya bakoresha ikintu bita emotional blackmail, cyangwa kugerageza gufata amarangamutima y'umugabo ukajya uyakoresha ibyo wagambiriye. Ikindi cya kabiri bano bakobwa bagira cyangwa abagore ni offering sex as a gift, batanga imibonano mpuzabitsina nk'Imana. Nunkorera iki nanjye ndakora ibi, nunkorera iki turaryamana, nunkorera iki nukuri ndagufata neza. Bakunda no gukoresha ijambo ndagufata neza. Ibyo bintu ni bibi cyane. Indi ni ukuvuga excessive compliment, ko gutaka birenze, avuga iyo ugenda mba mbona ari marayika, iyo uvuga mba numva ari Gaburiyeli uvuga, ugasanga aravuga ibintu bidasanzwe. Ikindi cya kabiri bahora babwira abagabo ngo nukore iki ndamenya ko nkunda, if you do this I will know you love me. Buri gihe ukamukunda, ejo bundi akubwira ngo nukore iki ndagukunda, ejo bundi nukore iki ndagukunda, ugahora winaniza kugira ngo proving that you love that girl or that woman. Hanyuma ikindi bagira dramatic statements bakunda kuvuga, ugasanga baravuga ibintu bisa naho ari amakinamico n'ibindi. Ugasanga arakubwiye ngo maze icyumweru narya kubera kugutekereza, kandi wajya kumura ugasanga arabyibushye matama n'amatama, kandi yakubeshyaga ngo amaze ukwezi atarya kubera ko yakubuze. Ikindi bahora bavuga ngo naganiraga, I was just joking. Ese kubera icyo ukoze? I was joking. Ako se kubera icyo unyerereza? I was just joking. Ese kuki waciye ku bavandimwe wanyu utabavugishije? I was just joking. Ibintu byose ahora avuga ngo nakinaga. Ikindi bakunda kugaragaza amarira cyane, ibintu byose ararira, akakwereka ko ababaye, akakwereka ko arize, ugahora uhanagura amarira. So ibyo nibyo nari nabateguriye, kandi numva byafasha abahungu cyangwa abagabo kwitondera babatubuzi wavugaga. Akoze cyane Kayira. Ashimire mwebwe mwateze amatwi kino kiganiro, mwadukurikiye. Icyo tubasaba mukoreshe ya subscribe, mutubwire comment zanyu zirakenewe, tumenye bimeze bite, mugire icyo mubivugaho namwe, ibitekerezo byanyu birakenewe muri make. Murakoze gukurikira Kamukama TV Rwanda.